ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Matayo 6:33. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mbere y'ibintu byose, mbere y'ikintu icyo ari cyo cyose muri iyi si, tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, kuko ibyo nibyo bizatuzanira ibyiza byo kubona ubwami bw'Imana. Kuko ntabwo byashoboka ko tubanza gushaka ibindi ngo tubone gushaka Imana. Ni Imana ifuha, ishaka ko ariyo iza imbere y'ibindi byose, kandi koko birakwiriye. Ni Imana yakuremye, ikumenya utaraba urusoro, naho uvukiye iraguterura n'ubu iracyaguhetse, ngo kandi imvi zawe zizarinda ziba uruyenzi ikiguhetse. Haleluya! Niyo ikigutije uwo mwuka uhumeka, niyo ikurinda ibyago n'amakuba, niyo igutunze, none ubuzwa n'iki kuyishyira imbere y'ibintu byose. Ni Imana igukunda, ikurinda wibereye iyo mu byaha utanabikwiriye, none ubuzwa n'iki kuyikiranukira? Ubuzwa n'iki kugendera mu mategeko yayo ngo iguhe amahoro, iguhe umunezero, iguhe ibyishimo byo mu mutima utahabwa n'ibyo ushyira imbere, utahabwa n'ibyo uyirutisha, utahabwa n'inshuti n'abavandimwe, ibyishimo utahabwa n'ibyo utunze. Abantu benshi muri iki gihe barahangayitse, bafite ubwoba bw'ubuzima, kwiganyira kwabaye kwinshi, amaganya yabaye menshi muri bo, kandi ntibibuke ko Imana ireberera ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, ariko Data wo mu ijuru arabigaburira. None twe ntitubiruta cyane? None Imana yambika ubwatsi bwo mu gasozi ntizarushaho kutwambika? Kandi ibyo byose Data azi ko tubikeneye rwose. Rero ntimukimike mu mitima yanyu amaganya, kwiganyira mu mutima ngo ejo bizagenda gute. Ntimukimike gukunda iby'isi, kuko ibyo nibyo byimura ijambo ry'Imana ribibwe mu mitima yanyu, bigatuma mutera imbuto zo gukiranuka. Icyo Imana igushakaho ni uko ubanza gushaka ubwami bwayo no gukiranuka, ukarushaho kugendera mu mategeko yayo no gusoma ijambo. Rekeraho guhanga amaso ku bintu, rekeraho guhanga amaso mu kazi, abavandimwe n'inshuti, ahubwo uyahanga Umuremyi wawe ukurinda ibihe byose. Iguha icyo ukeneye utanayisabye, kuko Imana yacu ireba ibidukwiriye ikabiduha. Amaso yawe rero yahange ku Muremyi. Mara umwanya wawe mu gushaka Imana, mu gusenga. Shyira Imana yawe imbere mu kazi kawe, mu masomo yawe, mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi, ushyire Imana imbere. Uyu murongo ube mu bitekerezo byawe. Icyo ugiyemo cyose ujye wibuka. Ntukave mu mutima wawe, ujye uhora uwibuka. Va mu bidatunganye, ntugire icyo uhangayikira, ahubwo ubwire Imana uti: Mana, nzi ko uri bitunganye kandi bigenza neza. Ikigusaba ni ukwishyira imbere muri byose, ubundi ugakiranuka, ukagendera mu mategeko y'Imana, ukava mu bidatunganye. Iki ni cyo gihe cyo kwisuzuma. Uracyafite amahirwe, wiyapfusha rero ubusa. Cunguza uburyo umwete, kuko ubwami bw'Imana buregereje. Mureke dushyire Imana imbere y'ibintu byose, mureke tuyikorere byuzuye, tuyivuge kuko iracyadutije ubuzima, tuyishime tukiriho, kandi amategeko yayo ahore mu mitima yacu. Yahwa niwe wenyine uduha kuba amahoro. Haleluya! Muhabwe umugisha, muhimbaze Yahwa.